mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu bakunzi ba Evangélisez MONDE, muri kumwe nanjye Pasteur KANONKO TITO. Shimye Imana yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Rero uyu munsi nanone tugira ubuntu n'Imana kugira ngo twongere kuganira ijambo ry'Imana. Turi buganire ku kwihangana. Kwihangana ikaba ari ingingo imwe mu ngingo zishobora gutuma ubasha gusingira iby'Imana yavuganye nawe. Muri bwa buryo bwose Imana igivuganiramo n'abantu bayo, kwihangana ni kimwe mu ngingo ikomeye izatuma ushobora gusingira ibyawe cyangwa se amasezerano yawe asohora. Twagiye tubona abantu batandukanye bavuganye n'Imana ndetse rwose bafite amasezerano, ariko umuntu yagera mu kigeragezo akananirwa kukihanganira, akananirwa gutegereza Imana, ugasanga umuntu agiye kwirwanirira mu buryo butandukanye ndetse bwinshi, ugasanga ntibujyanye n'ubushake bw'Imana, avuye mu nzira Imana yamushakagamo, avuye mu mwanya Imana yamushakagamo, agiye kwishakashakiriza mu bundi buryo budahesheje Imana icyubahiro. Rero kwihangana ni ikintu cy'ingenzi ku mukristo wese wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, wahawe amasezerano. Hari amasezerano y'ibanze duhabwa mu ijambo ry'Imana, Bibiliya yuzuyemo amasezerano yacu. Hari n'andi duhabwa mu bundi buryo, ubuhanuzi, inzozi, amayerekwa n'ibindi bitandukanye. Rero kwihangana ni kimwe mu bintu by'ingenzi bifasha cyangwa se bituma ushobora gusingira iby'Imana yavuganye nawe. Dufite abantu benshi mu ijambo ry'Imana batubera icyitegererezo, bagendanye n'Imana. Ndetse na Yosefu twabonye ko amasezerano ye yasohoye hashize imyaka igera mu 13 ategereje, aca mu bigeragezo bitandukanye, aca ahantu hatandukanye, ariko akomeza kwihangana no kumvira Imana. Twabonye icyo kintu tuvuga ku kumvira Imana, ariko yarihanganye mu buryo budasanzwe. Uyu munsi ndashaka ko tuvuga kuri Aburahamu. Aburahamu yahawe amasezerano, ariko nayo yatwaye igihe, ariko Imana yavuganye nawe yaje gusohoza ibyo yamubwiye. Bibiliya imbwira neza ko Aburahamu Imana yamuhaye Isaka amaze imyaka 100, umugore amaze imyaka 90. Itangiriro ibice 18 murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 14. Reka dusome ijambo ry'Imana. Aburahamu na Sara bari bashaje, bageze mu zabukuru, kandi Sara ntiyarakijya mu mihango y'abakobwa. Sara asekera mu mutima ati, ko maze gukecura nzanezerwa ntyo, kandi umutware wanjye akaba ashaje? Uwiteka abaza Aburahamu ati, niki gishekeje Sara? Akibaza ati, ni ukuri koko nzabyara nkecuye? Hari ikinanira Uwiteka se? Mu gihe cyashyizweho, iki gihe cy'umwaka nikigaruka, nzakugarukaho Sara abyare umuhungu. Amen. Reka twongere turebe ijambo ry'Imana mu Itangiriro ibice 21. Turahera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Haravuga ngo, Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Aburahamu yita uwo muhungu yabyaye Isaka, uwo yabyaranye na Sara. Aburahamu akeba Isaka umuhungu we amaze iminsi 8 avutse, uko Imana yamutegetse. Aburahamu yabyaye uwo muhungu we Isaka amaze imyaka 100 avutse. Sara aravuga ati, Imana iranshekeje, abazabyumva bose bazasekana nanjye. Amen. Amen.
nk'uko tubibonye mu ijambo ry'Imana, mu by'ukuri ntabwo ari ikintu cyoroshye kubona umudamu cyangwa se umukecuru wabyaye yujuje imyaka 90. Ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu bidashoboka. Ariko tubonye mu ijambo ry'Imana ko Sara yabyaye afite imyaka 90, Aburahamu afite imyaka 100. Tubonye abashyitsi badasanzwe Aburahamu yakiriye, barangije baramubwira ngo igihe umwaka utaha nzakugarukaho Sara abyare umuhungu. Ijambo ry'Imana rimbwira neza ko uko bavuze gutyo nuko byagenze. Sara yaje gusama inda nk'uko twabibonye, ngaza kubyara umuhungu bamwita Isaka. Ariko Sara yaravuze ngo Imana iransekeje, abazabyumva bazasekana nanjye. Iyo Imana yagusoreje isezerano, mu by'ukuri ntabwo ushobora kwiyumanganya, ntabwo ushobora kwiyumanganya, iba yabikoze nyine. Kandi bya bindi bigaragara ko bidashoboka, imbere y'Imana birashoboka. Haleluya. Aburahamu arihangana, arategereza, ndetse na Sara igihe kiragera, Imana isohoza ibyo yavuganye nabo. Nubwo mu bigaragarira amaso y'abantu bitari ibishoboka, ariko byarashobotse. Ntago nzi ibyo wavuganye n'Imana, ntago nzi imyaka ubimaranye, ariko uko bimeze kose nje kukubwira ngo ihangane, tegereza, iby'Imana yavuganye nawe izabisohoza. Nubwo waca mu bigeragezo, wijya kwirwanirira mu bundi buryo budahesheje Imana icyubahiro, wijya gukora ibidahesheje Imana icyubahiro, wivuga ngo njye mu bapfumu niho biri bukemukire, wivuga ngo reka nishingire igihe nategereje ko bitaba. Oya, tegereza icyo Imana yavuganye nawe izazigisohoza. Ihangane, nurangiza kwihangana ukomeze kwizera Imana, nurangiza ukomeze kumvira Imana. Imana yo kwizerwa izasohoza ibyo yavuganye nawe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana ritubwira neza muri Yakobo 1:4, haravuga ngo ariko ngo mureke kwihangana gusohoze umurimo wako, mubone gutungana rwose mutabuzeho na gato. Kwihangana kujya gusohoza umurimo wawe, kujya kubasha gusohoza icyo Imana yavuganye nawe, kujya kubasha gusohoza isezerano. Sinzi ibyucamo, ariko uko byaba bisa kose, nta mpamvu nimwe ituma utatira igihango wagiranye n'Imana. Nta mpamvu nimwe ituma uca iburyo cyangwa ibumoso ku byo wavuganye n'Imana. Komeza wihangane, tegereza. Haleluya. Ijambo ry'Imana ndarikunda cyane. Mu Baheburayi ibice 10:36 harambwira ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Wasezeranijwe iki mwene data? Aho uri hose, igihugu cyurimo cyose, aho uherereye hose, ibyo ucamo byose, ariko ukaba ufite icyo wavuganye n'Imana. Sinzi imyaka bimaze, ariko urayizi. Nje kukubwira ngo ihangane, tegereza. Kwihangana gusohoza umurimo wako. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka, nimumara gukora ubushake bw'Imana, haleluya, muzahabwa ibyasezeranijwe. Tegereza, wihangane. Imana twizeye ni mudatenguha, niyo kwizerwa. Na n'uyu munsi iracyakora, iracyasohoza, ititaye ku byo ucamo byose. Haleluya. Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza. Komeza wihangane, komeza utegereza Imana iyagusezeranije, niyo izagusubiza, niyo kwizerwa ibihe byose. Kandi ijambo ry'Imana tuvuga ngo inzira zayo zirenze igihumbi. Wijya kuyicira inzira iyo izukwi zabigenza. Ubushize twabonye uburyo yanyujije igisubizo mu babembe bahawe akato, i Samariya bagatabarwa. Iyanyujije igisubizo mu babembe bahawe akato bari inyuma y'umurwa, ntabwo izabura hinyuza ibyawe. Imana iguha umugisha. Reka dusengane. Mana nziza, Mana ikomeye, Imana yumva gusenga kwacu, Imana igenda inyuma y'icyo wavuze ukagisohoza. Turagushimye, ngushimiye iri jambo ryawe Mwami. Mwami Yesu Kristo, buri mwe wese uriteze amatwi ahari hose, ndakwinginze ngo ribashe kumwubaka mu bundi buryo budasanzwe, abashe gutambuka no kunyura mu byo agenda acamo byose, kandi akomeze kugenda n'ubunyangamugayo mu nzira yawe, ayigumemo kugeza usohoje icyo wavuze kuri we. Kwihangana kuzuye reka kuganze mu buzima bwe, bityo Mwami kubashe kumugeza ku cyo wavuganye nawe. Urakoze kuri Imana nziza, mwambika imbaraga zawe, mushoboze muri byose, mutsindire kandi umuneshereze. Dusenze dushima twizeye, ni mu izina ryawe Yesu,
amen amen amen. Imana ibahe umugisha.